Coronavirus dore uyivura. Uraho se nyagasani gasengwa, ese uraho urata rurema nsanga, nje ntasuherewe nanahutswe, haje icyago gifite icyuma, nta cyomoro cyacyo ubu ndi mu cyumba. N'ubushize mu misa ntiwambonye, wabonye musenyeri se we yaraje, pasiteri na padiri ntibari mu gipangu, na shehe yarashobewe ntiyaje, n'abo kwa papa kwa Petero Roma barapapariza papa nta mupango, n'abantu bakomeye no ku isi barimo n'abenda kumera nkawe bakoze icyo n'isi gisamuntu. Coronavirus irimo ibacanga, amatekinike ashize mu bwonko. Dawe iwacu twaratewe, nyina w'ingunzu yaradusuye ngo ni COVID-19, agasimba kaseseye isi yacu, na sida isumbya ubugome isasu, yo ni nka kuzukuruza kiyi. Iryo shyano ryaturutse iyi shyanga, none ryashyamiye iwacu, dore ubu ntawe ukinywa agashyushyu, kuvuga agashyimbo ni amashyengo. Ariko dawe, coronavirus se ni satani? Aya mavi nta kuva imbere utaje, umaze utuvugutira karavumba, ese ye nta gacuncu ugira ku icumbi, habe se n'akababi k'ikirogora. Mbabarira mana ahubwo ndashyumye, ubundi se mwijuru ugira ibyatsi? Si igisabiko ngusaba dawe, nta gisambu uraje iwawe, niyo kaba gatonyanga gaturutse iwawe katuvura, mana byanze kuba uko nguko, tegura inturusi yisi uyitere. Oya ariko iwacu hari ingamba zo kutanyanyagiza iki cyago, gusa habayeho kutabyumva, virusi iraje dusakume, u Rwanda rwende kuba igihugu, rwose rwende kumera urwiri, isi sigara ari ubusa buyituye. Turakwibera ruzagiriza yo kazimira isi kayizinukwa, nta muti ntigira n'urukingo. Umuntu wanduye iyo gatindi mu matembabuzi y'ibijagata, maze agakorora igasakara, akitsamura ayikongeza, ahakoze hose ukayihasanga. Intoki zaba zahumanye ntuzikarabe ngo unazikeshe mu mazi meza, isabune hafi, ibyago ukikora ku mazuru, ku munwa cyangwa se mu isura, irahita igutekura umutima ikasa. Iminsi itagira 14, umuhogo ukumva harokera, no guhumeka ari hamana, umuriro ukaza ugapfa ukaremba, maze umusongo ukagusogota, ukorora kweguka bidakunda, utatabarwa bataratashye. Abayobozi ntibarya ntibakiryama, buri kanya araza amatangazo y'ibyemezo bidasanzwe. Turanabyubaha ibyo tubwirwa, uje hari n'igihe ntagusuhuza, oya ntitugihana ibiganza, hato ntazakwanduza amana. Sinzaguhobera by'ububizi, nta no gusomana wagize Imana, hari n'ibyateraga ibyaha, ubwo no gusambana biracitse. Uzaza ubanza ukarabe mana, hari n'umuti usukura ibiganza, ntawe ucyegerana ubu n'undi, kujya mu kivunge ubu ni icyaha, ni metero izaba hagati yacu. Mana ukuntu ubukwe ndabizi, nuza ntuzabona ubwo gutaha. Isuku ni ubusirimu twese, gusohoka birasa no kwisonga, kubura agapfukamunwa se mbe nkabitse. Ubu nta kugenda bitari ngombwa, nk'ubu mpinze umuriro mana, n'uguhuruza bakantwara, hari ahagenewe uko mbaye. Mbese nanabamara ku isi, ukarema uwundi muntu wundi. N'uwo warema ntiyarara, kuva iki cyago kikiri ku isi. Mana ni ukuri njye nkubwiza, rwose uzinduka uze uturebe, harimo abumva bitabareba. Oya tutumviye abadusumba, kirere cyose cyahumana, maze icyo cyiza kizira indege, ugasanga cyuzuyemo ibisiga, bizadususura dusamba. Nutinda uzansanga mu kato, bazaba banketseho ubwandu, uzaze umpengereze mu kenge, ni naho uzampera akagemu kawe. Bitinze irishyana ya maheru, ibintu byose byadogera, umupaka wabaye rengarenga, amaduka arinzwe n'ingufuri, ubusa burarema amasoko ryamye. Abakozi baragonera uyu mungo, mu muhanda haragenda agahinda, nta modoka nta moto nta gare, simperuka isakaramene. Ariko ubu ntitwagukoreye ibyaha, bikaba byaragukoze ibwonko. Oya amahirwe dufite mana, ntiwacanganyukirwa weho ngo maze urimbure inyoko muntu. Ngaho basi cyuno rizamba, duha amahirwe ya nyuma bose, kuko ntiwabura uko ubigenza, nta rukingo rubuze iwawe, n'imiti ndakuzi ufite sitoke. Wadushakiye se agashinge kashiririza akagashenzi, wadushakiye se akanini niyo kaba gasate ku isi, tugasaranganya n'abasamba. Mbabarira mana ntarengera, nagufashe nk'aho ibi butabizi, wenda dawe uri mu ruganda, cyangwa wenda uri mu bigunda. Ejo mu gitondo umuti uburaje, nzanyemera, nzanimba, nshayaye, nzasirimba kurya mbisibe. Ese uracyumva rurema bintu, cyangwa warambiwe ahubwo? Reka njye noyayo rero, gasizi nisubirire mu nzu, mu gihe ntegereje ubufasha bwawe.